Ibihe byiza kuri mwe bw'abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye. Ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu makuru agezweho. Ikiganiro cyo kirimo amakuru agezweho, ndaza kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye Kedi tuganira tunabaha amakuru atandukanye. Uyu munsi ni kuwa mbere, itariki ni 8 ukwezi no kwa 9 umwaka ni 2025. Ngiyewe ndi Meke Kayiranga. Yes, nanjye ndi Kedi, ndabasoje cyane abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com. Kedi umeze fresh? Ya, meze neza nta kibazo. Rendioze? Hapana. Hayo nayo. Sina kabisa. Kazuba niko mbona kabaye imbere nge hano mu mujyi. Ni hatari, bushiye ni hatari. Ya, tubaramukije. Tuze mu makuru atandukanye ko tugiye kwibanda cyane mu mujyi wa Uvira. Ibiri kubera mu mujyi wa Uvira. Dore ko tunafite imboni nyinshi Kedi, dufiteyo drone ziri kugenda zitembera uriya mujyi zikata mu Barundi zigaruka muri FARDC zimanuka muri Wazalendo zinjira mu Burundi zikagaruka no hejuru mu misozi ya Uvira tukurira muri M23 uko biyifashe. Ya, niko bimeze ngira ngo kamera zacu cyangwa se anteni zacu muri iyi minsi zigomba kuba ziba focus muri Uvira i Burundi ariko no muri Barikari tutayibagiwe. Yego. Ntago ari drone gusa ziri gutemba, nivuga ziri gutembera hose. Kedi zirajya mu bice byinshi bitandukanye cyane muri aka karere, ariko hani tureba mu burasirazuba bwa Kongo. Ariho turagenda tubona amakuru atandukanye, turebe ngo nibiki bihari. Abazalendo bafite guverinoma nshya, bafite leta. U Burundi burakora iki muri ibi bintu? Tuze kureba M23 irakora iki? Inyungu ni izandi umuturage arajya hehe? Tuza kureba birava ko hari Republika ishaka n'abazalendo buriya Keda ya makuru nyamarege kinini, ariko nagira ngo ntuza ivaze ku telefone yanjye yindi mze kubasha kubimenya neza. Turaza kureba kandi kuba drone zikomeje kuza gutera mu M23. Uyu munsi zagabye ibitero muri Ho Plateau. Ho Plateau ziragumya kuza cyane, ariko M23 ikazira gute ikazikosora. So zose zirave mu Burundi, ngira ngo na M23 mu kanya maze gusora itangazo, Kanyuka maze gusora itangazo rivuga kuba drone cyangwa se ibitero bigumya gutegurirwa mu Bujumbura biza muri eno za M23 mu bice bya Uvira. Kedi nakwaki rero. Yes, urakoze cyane. Nanjye rwose nishimiye kugaragara no kumvikana kuri kamera ndetse na mikoro za Bwiza TV. Urose uhuza abatalamu babakurikiye Bwiza TV gatanu ko kandi abakunzi ba Mapendo TV ubonye ko bajya banyaruka bakumva na Bwiza TV iyo twafatanyije cyangwa se iyo twakoranye byanga byakunda amakuru bagomba kuza kuyumva neza cyane. Twatangira rero Kedi, tureba uko bihagaze, gusa amajwi menshi wenda dushobora gutanga dupuringa amajwi y'abaturage bo mu mujyi wa Uvira. Tuze kutangira ubundi nkujyana unzengurutse ntembereza Uvira, nanjye ngarukana nkujyanayo. So nibyo tugiye kujyamo rwose. Katurebe uko bimeze ku majwi amwe namwe abantu bagiye banabona. Ngira ngo ariko ayo majwi arava ku kijyanye n'icyo bise ngo ni Marche Pacifique cyateguwe na Wazalendo. N'urugendo rwa cyangwa se n'imyigaragambyo yo kwamagana General Gasita. Gasita ukomeje kuba Gasita rwose muri kariya karere. So ibi rero byatumye ngira ngo imyigaragambyo uretse ko yanabaye nta gikiri Pacifique kuko harimo abantu bayiguyemo n'abandi barakomereka. Barakubwira ko hejuru y'abantu 5 bapfuye, abandi benshi barakomereka ngo nicyo bita bila provisoire. Already turi muri iki kiganiro hacyari kare. Ni imyigaragambyo bavuga ko ari igomba kuba mu mahoro nyine, ibyo bitaga Pacifique. Ariko byaje kunanirana Kedi. Iyi myigaragambyo iho gibayemo kurasana, FARDC kurasa. Iri kurasa bona ko ibintu byakomeje kugenda bihindura isura. Ariko ku rundi ruhande turimo turibaza ingabo z'u Burundi ziri, tukibaza FARDC kugeza ubwo bayishyira naho government hariya. Ni ibintu ubona ko mu by'ukuri birimo ikintu kigomba kuba kibyihishe inyuma, kuko umuzalendo arimo aragaragaza ishusho cyangwa se isura tutari dusanzwe tumuziho Mr. Meki. Umuzalendo yatumye biharibika, bitu binaharibika, bitu binashanje, bitu binavurugika. Ibintu byabaye gutyo ni vurugu kabisa muri Uvira, ariko abantu bakibaza resultat zaza kuba izihe. Abantu bari mu myigaragambyo maze hafi igiye kugera ibyumweru 2 bari muri imyigaragambyo bivuye kuri General Gasita. Abandi bati Gasita aje gutanga Uvira nkuko yatanze n'ahandi. Abandi bati Gasita n'umututsi. Ibyo ko Uvira sapane kwa hiyo tukumva enda amajwi y'abantu kugira ngo Uvira sapane kwa hiyo ile lupango nye biko pale njo basoda ni Uvira pale basoda sasa FARDC bali njo mu lupango lenye ule generale komule generale konyo mwile lupango
uko nasikia ndio kwa bazalendo watakuya tena pale na fujo kusha boko deposit memorandum yapo ndio bae sasa bae batie fujo ndio basoda sasa banatoka pale basoda bebe kwa moja ndio vita ile inaanza pena bazalendo bashaenda kubeba mabunduki sasa vita ikuwe sasa ya kweli maana yake ni Mungu na maombi sasa ni Mungu na maombi hano ni rupangu rurimo n'amasaha noneho ifadesi rasa bakayibuza kurasa urumva urebye nk'iyi video uburyo ko abasirikare ba FARDC nabo bajagarayemo barimo barasana batafite n'icyo bari kurasa kugeza nubwo abaviongozi babo bari kubabwira bati mufunge sefu kanga serete no ngufunga sefu ariko ntabwo bari kuzifunga zibyo abo zarendo nyine na FARDC bose nta komande bagira kuko urumva kanga serete rega gukomeza karasa nabonye umukoloneli wabo agenda babwira harimo military police kandi harimo n'abaturage b'abana mu bapfuye uwo ni umusirikare wa FARDC bavuga ati mufunge sefu ariko ahubwo bakoroshaho kongera kurasa cyangwa se kurasa amasasu menshi hanyuma ubwo tugiye kureba ubwo ndi kugira ngo tugende tureba kuko tugiye gutangira gucambwa no kugaragaza uko tubyumva tubitangaho n'amakuru abantu barabizi ko duhege nawe n'amakuru mu kanya Betura isoha itangazo sibyo ni itangazo ngiye kugerageza gushyira mu kinyarwanda uko rivuga kugira ngo turebe noneho tubijyemo byose nubwo bimeze gutyo bavuga ngo iyibere mu isozi iriryamishye sibyo mu mujyi wa Uvira ibintu bimeze nabi abaturage bari babuza amajyo n'amaza event nayibere mu isozi iriryamishye iriturije burasira tuje kwiga bari kuyoheza ibikompora abarundi nabo bibere hariya ngo nabo bariturije ariko bari koreza drone event iravuga ko mu rukera rw'umunsi ku itariki ya 8 kuwa mbere Nzeri 2025 ingabo z'ubutegetsi za FARDC FDLR Maimai Wazalendo n'abacansho n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ngo bagabye ibitero simusiga ngo ku mirongo bose M23 iri kubwo ni ku mirongo mu bice bya Uvira ngo ibitero ngo byateguriwe muri Uvira na Bujumbura ngo gibasenkana ngo ture dutuwe cyane ngo bakoresheje ibibunda binini ndetse na drone bavuga ko ngo ihuriro rya AFC Congo rihamagara umuryango mpuzamahanga ndetse na mbese rireka ratanga umugabo ku muryango mpuzamahanga ndetse n'umuryango imbere mu gihugu ko rizakomeza ngo gushimangira ubwitange ngo bidasubirwa bwo kurinda no kurengera abaturage b'abasivili no gukora iterabwoba irya ryose aho rituruka iyo matangazo namaze kuyambirana kandi twagiye ubundi Uvira imeze gute rero muri Uvira ni ibyo twe tumaze kugarukaho hatangiye cyitwa Marche Pacifique yo kwamagana General Gasita Olivier yego so ibi ngibi rero bije nyuma yuko ku munsi w'ejo wari wabonye ko abazarendo n'ubundi bari biriwe bari gukora basa no bari mu nama yego bundi abazarendo hariya abantu banabyumve neza hari abazarendo bari kuri twavuga ku ruhembe rw'umuheto hari ya Kutumba Amuri yego hakaza uriya generali Makanaki John hakaza bari abangoma nzito ntabwo ari kuvugwa cyane yego so aba bagabo rero mu by'ukuri urebye ukuntu basa naho bafite organisation yabo bwite bashizeho muri uriya mujyi wa Uvira ubona ko bitari bisanzwe ko nka muri Nyiragongo for example muri Nord Kivu APCLS ya Janvier Karahire ntabwo yabyumvaga kimwe na CMC yo kwa Domi cyo kimwe no kwamboka ni muri IDPS Nyiragongo buri umwe yumvaga ari general n'undi akamva ukumva ari general nta mwanya bafite wo guhuza ngo umwe ngo yabe kiyongozi n'undi yabe kiyongozi yego ariko bitandukanye cyane muri Uvira ubona ko yo bashobora kuba bafite control bafite organisation cyangwa se bakaba bafite umuntu uri kuba directing ati mukora iki ibingibi bipresentwe n'uyu nguyu ibintu nk'ibyo wabonye government bavuga ko bashizeho Republika Democratique d'Uvira Fizi na Mwenga so ibi bice M23 arabasha gufata ntagira bifata ari Mwenga yabifitemo ibice igenzura yaba Fizi yabifitemo ibyigenzura ariko ntagira ikontrola ku buryo buri total yego so rero Mr Meki harimo ikibazo gikomeye cyane mbere na mbere turukwibaza kuri izi ngabo za FARDC bura nubwo wabonaga bari kurasa muri iyo video bari kurasa ariko mu kairi ya runaka ntabwo ari mu mujyi rwagati kwa kundi tubona abazarendo bari guca mu mujyi bataraverisa FARDC ishobora kuba ari na office runaka yaririnze
irinda ko baza kuyisabota kuyitera. So ibi rero bikaba ikibazo gikomeye cyane. Ni gute wazarendo zajagaraje umujyi wa Uvira kugeza ubwo ziri gutumiza abaturage zibakoresha inama zikabwira ngo ibi biremewe ntibyemewe, bona amahame yazo. Noneho tukavuga tuti ingabo za Kongo zirihe, ingabo z'abarundi zagiye kurinda umujyi wa Uvira zirihe. Yego, ugahita ubona ko hari ahantu hagomba kuba harimo ikibazo dushingiye kuba umuturage ari kuba victim uwakaba yamurengera yashyize amaboko mu mufuka. Yego. So Kedi, noneho ahangaho urabye neza baranakubwira ubwo ndimo ndareba kuri telefone makuru mbanye nafite mugenzi wanjye witwa Masudi mu gihugu kimwe navuze ejo bundi niwe twahoze tubivuganaho, umva kuntu yambwiye Kedi utagira ngo yabimbwiye ashize igihe kinini tubiganiriye ibyi guverinoma yabaye Kutumba. Kanze ndebera yambwiye ngo okay bihangane ndarekwe. Yego, yambwira ngo wa muntu wo muri Uvira yambwiye ko ibintu ngo turi kubona ko bishobora kuba ariyo migambi. Yambwiye ko byabaye ngo ibyabaye biri kwa muri Uvira bimeze nk'intambara ya Mureje, ngo nibyo bayakutumba bashaka. Intambara ya Murere urayizi? Iyo ntambara ivugwa cyane muri Sud Kivu, no muri wanza yarageze no muri Ntuzahari, muri Nord Kivu. Ni intambara yarwanyemo rubanza na Mbutu, icyo gihe ari kubwa Mbutu. Yego, noneho bakuvuga ngo yego ngo yakutumba bashakaho ngo Uvira, Baraka na za Karemi bashaka kuzirukana leta ngo bakarwana AFC M23, bo biyumvisha ko bazayitsinda ngo ubundi bagakora igihugu cyabo. So hano rero meke harimo ikintu tukwiye kurebaho. Apa rero kuba M23 irwana intambara ikazitsinda mu bice bitandukanye no Rukivu even na Sud Kivu arabigaragaje, iri kumwe na twirwaneho ko batitengurinde. Yego, baragukubita. Ubwo ni izo ngabo z'u Burundi n'abacancuro n'ibindi. So ariko hano wibuke ko abantu basanzwe badukurikira kuri izi nkuru tugenda dukora, wibuke organisation yagiye iba cyangwa se inama zagiye zibera i Burundi imyisi myinshi ishize. Kwanza dusha twavuga n'imyaka kubera iki Sud Kivu itarafatwa, Goma itarafatwa, nk'uyu Amri Yakutumba uri ku ruhembe rw'umuheto hariya muri Uvira, ubona ko ari on top muri ibi bikorwa. Yego, uwe na Neva Perezida Evariste Ndayishimiye baricarana bega kwa bega verbalement. Nuvuga ngo Yakutumba yinjira muri presidence y'u Burundi nk'umwana waho. Oui. Ibyo yabitangiye na mbere uko ni Sud Kivu ndabukavuka bifatwa. Okay, na Goma. Abitwa ba Hamada ba Jeva uribuka babakusanya ngo bajye kurwana muri Rwindi, babaga bavuye mu nami Burundi. So uyu Amri Yakutumba afite umugore n'abana bari Burundi ubu tuvugana, abakiri muri Uvira bari Burundi. Hanyuma tukavuga tuti ejo bo niko twumvaga Amri Yakutumba, tukumva Kayumba Nyamwasa, tukumva bitwa ba Muniga Ntama bo mu Kagara, tukumva hari abayobozi bo muri FDLR bandi bahungiye Burundi, bakoze inama ikomeye muri presidence kwa Neva. Bimeze gute? Uribuka havugwa amakuru ko agiye kuvuka twirwaneho nshya. Ntawo zaho bira ibintu byahise bigira bite bizimirira. Okay, haza ko FDL dutangaza ko ziri kujya Burundi. Yego, uretse ko bayobozi barajyaga tukabiripotinga, ariko n'abasirikare bato bagiye Burundi kwa wingi. Ariko bagera Burundi tukamenya amakuru ko bashobora kuzagaruka mu yindi sura. Uyu munsi wa none bwa Nameki, ejo bundi nitwe twatanga kuri Bwiza TV tuvuga tuti bigezeho abazarendo bo ku bwabo batungana intoki bati wowe mu cyama cyawe harimo kigizwe n'abarundi gusa nta mukongomano kirimo. Ubwo ni Amri Yakutumba babaga batunye intoki abangoma nzito, babwira Yakutumba ati icyama cyawe ntabwo kikiri cy'abakongomani, kirimo abarundi. Ono ntagara abarundi ko mutere kuko abarundi defense zabo zirazwe. Ngo ni FDLR kuko bo bishizemo ko wenda uvuga ikinyarwanda wese ari umurundi uri muri karagaci. Yego, wenda bakaba nabizi bakirinda kuvuga ko ari FDLR. Ariko dukurikije amakuru twari dufite ko izi FDLR zagiye Burundi, aba basirikare ba FDLR bagiye Burundi bagomba kuzagaruka bari barwana muri iki cyama cyitwa twirwaneho nshya. Yego, bakopeye ku buryo bugaragara
n'amakuru niko yajyaga bivuga tunabitangaza n'uyu Amuri Yakutumba. So ubu tuvugana rero Meki, yego, wakwibaza niba umuryango wa Amuri Yakutumba uri i Burundi, niba izo nama zitandukanye zaragiye ziba Amuri Yakutumba ziparticipamo ari i Burundi, koko byari bikwiriye ko Uvira yabamo kara kajagari kameze kuriya, abaturage bakicwa, perezida Neva ari hafi hariya ntabwo afite control kuri Amuri Yakutumba. Ikindi bibuke ko ingabo z'ubundi ziri mu misozi, kuko umuntu abaje uri muri Uvira yambwiye ati namaje muri ibintu biri kubera mu mujyi wa Uvira. Kuko we avuga English, umuntu uri hariya turavugana icyongereza, namubazaga nti side y'abarundi forces z'u Burundi ziri he, mbese zihagaze muri iki kibazo zihagaze. So we yambwiye ngo FARDC yanganye na Wazalendo kuko bashaka ko Gasita ava muri ura mujyi wa Uvira. Hanyuma abarundi bamwe ngo bari natural, bari naturel, ntago bari natural, nuvuga ngo bari nta muntu numwe bahagarayeho, bari kumwe nabo, yego bari hagati. So nuvuga ngo ntibafite aho bahagaze, ariko ikindi gihari urabona ko izino ntamba zo muri mu Uvira kedi ziri no kuzamo ibihuha byinshi. Uzi ko ari amakuru amazi misa avuga ko kamyo z'abarundi zize gute zatwaye ingabo z'u Burundi gusohoka mu nzango muri Uvira. Ibyo bintu nabyo uwo muntu yambwiye ati ntago ari byo, ni rumazi. Nawe yambwiye ati ndabyumva, ariko nambwiye kuva ejo twashakishije information ni rumeri. Kimwe nuko ari kuvuga ko ngo prime niyo ngabo ari muri Goma. Ibyo nabyo ni igihuha my friend, ni igihuha. Ejo uzi ko batumye tuzamura drone zacu ku Kingu kugira ngo tumenye ko ari Bujumbura. Yego. So ikintu cya mbere cyabayeho rero uvuga ngo abarundi baragiye bishyira inyuma bagaragaza ko ibintu bitabareba, ndetse ngo ari kuvuga ko hari n'abagiye bajya ku mipaka. Abarundi benshi baranzwe ku mipaka ya Uvira bafunga ko ibibazo byaza kwinjira mu gihugu cyawe. Sasa kidukibaza Yakutumba numwe mu bantu baridinze kino kintu, baridinze aprise none akabari agati gakubiranije na President Evariste Ndayishimiye. None Yakutumba numwe muri kuvuga ati twebwe ntidushaka Gasita, tukogaragaza ko yanze Wazalendo, ariko mu by'ukuri kibyije inyuma urabona ko Wazalendo umupanga umuntu wabakoreye no mutwe. Wazalendo bashaka iki? Uvira yigenga, bashaka igice cyabo kandi urabona ko kedurebye no magambo Wazalendo bavuze kuva intambara muri Uvira yatangiye, baratwe tushaka kurinda Uvira yacu. Bavuga Uvira yacu ndetse na Kongo yacu. First of all Uvira yacu. Meki, iki kibazo abantu batangira batekereze ku Burundi kabiri. Aka kajagari kari muri Uvira ntitukegeke kuri Wazalendo ko muteri. Mwibuke ibyo bintu tubabwiye byizo FDL zamaze kujya mu cyama cya Amuri Yakutumba. Ni mayima ifite ngufu, ariko Muzalendo kwa Muzalendo akamubwira ati ngiye muko muri abarundi ntago mukira abakongomani. Sibyo urumva ngo FDL hariya bamaze kuzikira kwa Yakutumba kwa wing. Ni gute Amuri Yakutumba yabaye opposite ni kare ufite cyama gifite ngufu kuruta Ngoma Nzito? Igisubizo ni no, kuko unumvise no muri izi ntambara zabaga Yakutumba ntabwo yavugwaga cyane kuruta Ngoma Nzito n'aba baba ninde wunduriya Makanaki. So bivuze iki rero uyu mugambi dukurikije uburyo ki ingabo z'u Burundi ziri kubyitwaramo hariya, dukurikije uburyo ziri deployed, uribaza kuvaho bari aka kajagari kari ujyaho defense z'abarundi ziri n'urugendo rurerure. Umurundi waracyarwana na M23 inyuma ye ntago yiteye kubiri kuhabera, ntabwo ari kuvuga ko ari enemy, ngo umukino urimo hariya umurundi byanga byakunda arawuzi. So bikavugwa ko rero cyangwa se kwa kona kwangu kwanza reka mbivuge nkuko ngiyewe mbibona. Yego Meki, hano M23 bashobora kuba bagiye kwicarenjinga guti kubera ko ubu tuvugana Umuzalendo hariya kudekara ko ari inzu umujyi. Yego. Woro turabizi ko atari uwurinze ni FDLR, nizo ziburinze kwa Amuri Yakutumba. Yego. Niyo mpamvu tubanje kubibibutsa ibyizi nama ibyizi FDLR no kuno zaje muri zira mayimayi Yakutumba. So nimba rero Umuzalendo agiye kurinda uriya mujyi avuga ko tigewe ngiye kurinda no mujyi nirukanyemo FARDC. Sinzi ukuntu M23 buwatake byanga byakunda izi neza ko ari Abazalendo bawurimo bawurinze bashize inkuta zimeze gute. Izo report sinzi ukuntu zigiye kujya zijya kuri social media, ngira ngo n'amahanga kwa kundi za Human Rights Watch ziba ziri kwandika hariya, urajya usanga abantu banishwe uvuge ngo ni M23 yabishe. So nkabona ko robwa na Meki wenda nawe uraza kubivugaho, iyi ari style y'imirwanire Neva n'aba bakayumba Nyamwasa n'aba Gisegeti bashaka kuzana muri kara karere ngo bitambike M23 muri birabice, kuko nk'Abazalendo barakubwira bati hatutayitika ati kuko Uvira nifatwa ati igihugu cyose kiraba gifashwe RDC yose. So noneho ikindi ureba hano ukuntu bimeze, rega kedibuke ko Burundi uyu munsi none ntawo ufite.
ntaho bifite Burundi ntambara muri Kongo kuko urebye neza umuntu wikoreye umutwaro wikoreye inkono ishyushye ni Ndayishimiye kurenza Kisekedi. Imuzi ugeze muri urebye Uvira gufata Uvira cyangwa kuba Uvira ishobora kujya mu maboko ya M23. Burundi wabubaye enclave, Burundi warabusigaye burabaye kirwa kuko u Rwanda rukora ku bihugu bikeya ni Kongo n'u Rwanda ni Tanzania indi side ni amazi ya Tanganyika. So urumva rero niba u Rwanda mupaka ntukora M23 zigeze muri karere wenda ntawamenya ishobora gufata initiative yo gufunga umupaka n'icyambu sibyo Burundi n'Rwanda burasigara bukoze ku gihugu kimwe mu mazi ntabwo waba ufite garanti kuko M23 yabiyafiteho uburenganzira yagina kurasiramo mu gihe baye ngombwa. So Burundi rero urabyumva neza ko hariya bugomba kurwana butirwanishije kandi noneho ino style bazanye iragoye cyane kuko ishobora gukururira M23 ibibazo bikomeye cyane. Navuga ngo ukuntu ino style yawe igoye Kedi, so icyo navugaga byatangiye ari Gasita ariko mu by'ukuri Gasita yabaye source cyangwa yabaye fondation yo kugaragaza icyo Burundi bukeneye ndetse n'abazungu bakeneyemo hariya. Urabona ko Burundi Uvira ifashwe twahoze tuvuga ko kuri economy izajya down ndetse na social politics izaba ibibazo bikomeye kandi n'undi hagaze neza mu Burundi warebana n'ubuzima bw'abaturage nabwo buzahita buhungabana. Nuvuga ngo kuzana akavuyo kabaza ndo mu mujyi ishobora kuba imwe muri choice y'u Burundi yatuma Burundi bubasha kukumya kugira Uvira mu gihe bugishaka ibindi byo gukora. Ikindi ukira aho ngaho urabona ko Gasita nawe ibyo arimo arabizi ashobora ko yaje muri uramukino Gasita uyu ni umukino arimo rwose twimufata nk'umuntu warenganye nk'umuntu mbese kuko turebe nk'ukuntu yazanywe muri karere Mr Meki. Gasita mbere uko azanwa kuba komandajwe muri secteur ya irimo ibarizwamo n'iri Uvira yabanje gusurwa Kindu na ministre w'umutekano even ngira ngo hari na ministre w'interieur bamusura Kindu buriranye indege ajya Kinshasa abantu ahubwo bagira ngo agiye gufungwa byari byatangiye guhwiwizwa ava Kinshasa bahita bamukabiza tuhita tubona ko bamukabije kuza kuba hari ya komandajwe muri Sud Kivu kuko yashinzwe operation na intelligence uko tubizi FRDC iyo no myumusirikare runaka ugomba kujya gukora operation ze mu gace runaka si itangazo bashyira agaragara. Itangazo rya Gasita risohotse nyuma yuko amaze kugera tayari kuri tele abaturage batangiye izi muwazarendo zitangiye kumufataho ijambo nibwo tubonye Sylvain Ekenge agiye muri media yatangaza ko ngo leta ariyo yamwohereje hariya. Gasita yaciye Burundi ntabwo yaje n'indege nyumvane Kisangani imugeze muri Uvira hanyuma kugundira hariya kugeza ubwo FARDC vuga ati nuwo mumugumane nabyari ikindi kibazo ariko none wibuke ko Gasita nka general nk'umusirikare w'igihugu Kedi ntago bazendo zasakuza ngasohoke birababaje Kedi reka bavugize ukuri wazendo mbirisi ikwiye kuvuga ku gisirikare cya leta kweri ni ibintu bibabaje kubona ko Kongo yapfuye ntago wazendo ikwiye kuvuga ngo ntidushaka umusirikare nkande ntumushaka hande we wazarendo we milisi idafite naho izwi usibye gusa kwa perezida Kisekedi yaravuze gusa ngo bariza force mukagenda kuri ibyo. So uzi ko Ekenge yavuze arakana yavuze ko wazarendo ngo ni orchestre ya enemy y'umwanzi ngo no kuba ngo bakorana nabo ngo nagwe sore kari babagenzura. So urumva rero ahangaha hajemo urujijo hagati ya FARDC na wazarendo. Wazarendo nifite ubushobozi kuri ntuza FARDC nifite ubushobozi kuri wazarendo ninde ufite ubushobozi kuri wazarendo ubundi wazarendo yakwiye kumvira nde yakabaye anda FARDC nabwo ni kwego yanda FARDC ni civilian yakabaye rwose yiyumvira amabwiriza uko bayapanga. Ahangaha rero ukuntu bimeze ngiye reka nkore ukuntu ndi bubifate bino bintu Kedi uribyibuka ko twigeze dutangaza inkuru z'ama training wing z'abarundi zagomba kujya za Bunyakiri za Kawozi Biega za Fizi Mwenga buriya Mwenga zira training twazibaga wenda ukwibaza ngo Fizi mu mashyamba kibaza hari kumbi nizome barimo basenya cyane. Uribuka ko Uburundi bwazikoraga ari nka plan B kuvuga ngo ugiye mu vene turizumvikana na leta ya Kinshasa Uburundi bwo buzakoresha ya mitwe bugaruke burwane
nuvuga ngo Burundi bwumva ko budashobora kuba bushobora kuva muri kuko urumva kumvikana kwa Kinshasa no Burundi nuko kwiyacishaza na M23 Burundi burasohokamo kandi butakaza ikintu gikomeye cyane yego kuko ntekereza ko M23 mu bintu bya mbere igomba gusaba mu bantu bagomba kupuringa abarundi barimo cyane sasa rero Burundi baba bati twebwe kuko twamaze kugira mariage na Wazalendo ndetse na FDL ino mitwe yose iri muri mai zose n'aba FDL n'aba FRN bose tuzakora return back turwane kuko politike n'umukino kuba wahoza gufasha aje akagukubita nta credit ni ibintu biri simple cyane ibintu byoroshye cyane biranumvikana rero ubona ko Burundi je ubwo turashikanda cyashyikiye igitekerezo cyawe Burundi bwakoze no plan bivuga buti intambara igeze muri Uvira icyambere Burundi ugomba guhagarara kuri Uvira bukayirinda bwirinda ko M23 ifata uko nifata Uvira Burundi burajya mu manga imanga iragenda isanga nubundi kuri Burundi buri bwarageze mu manga nubundi uvana imanga dani imanga nyine ni mu mukoki hasi ahantu bushobora kurohama so icyambere intambara igeze mu Uvira igafatwa yavuze ko imipaka iraba urafungwa ikindi ntuza ibitoro birabura burundu ibiryo kurya birahita bindi amabuye bano bagabo bakuraga barabahungu bandayishimiye n'abandi na business bakora niyo ngabo yego birahita bindi so urumva Burundi gukira ino fujo burakomeye M23 ubu cyambere cyo turavuga ko M23 nayo hari shobora M23 ishobora kuryoherwa n'uyu mukino uri hariye umukino wa esheke hari n'umukino wa esheke wa mugani wa Norbert iraryoherwa n'uyu mukino ariko uyu mukino uri mu rupfu ushobora no kuba wagira ingaruka muri karita y'umukara karita ikomeye cyane dore ukuntu bimeze ni byiza koko force zirimo ziraryana ntizitaye ku baturage bari bupfe cyangwa kuba umujyi warabaye ville morte sibyo they don't care M23 iri hari oya ndavuga bazwana Wazalendo FARDC abarundi M23 yo kubireba iyo ntacyo bibwiye nayo oya iyo ndico nibaza aho iri mu misozi ya Uvira iri kwenjoyinga uyu mukino cyangwa ahubwo irafata decision icyambere niba atari yo yateje no mukino ibe insurgency ivuye kuri metro iri kubona ari biki ariko uyu mukino ushobora kuba mutego icyambere uyu mukino ushobora kuza gutuma intambara iharibika intambara yari ya Wazalendo yari ya M23 na coalition kuko coalition yari ifite cause imwe yo kwirukana M23 ariko hagiye kwinjiramo cause yo creatinga ntuza icyanya ikindi gihugu icreating ikindi gihugu kandi noneho enemy wubwe akwereka ko ari umukongomani uri kurwana n'undi we M23 nuza barakubwira ko uje kurasa abakongomani barakubwira ko noneho ibirego biraba byinshi Mr Meki bagiye kubatega ntuza abaturage bagiye kuba bukiriye noneho M23 ikaba yanakora n'ikosa ryo kuzikarwana izikiri kurwana na Wazalendo komuteri ori irimo kurwana na special forces za FDLR irimo kurwana na special forces z'abarundi n'ibindi urango hano aba ba amuri yakutumamo n'abari kwiyamurisha ko ngo ari ba president hariya muri karere ka Uvira Fizi na Mwenga ntabwo wahakana ko iruhande rwe hari undi muntu uri kumupushinga ati kora ibi kandi ufite imbaraga ngo n'u Burundi ni Kinshasa n'ababirigi n'ibintu uno mukino wo muri Uvira no mukino wo muri Uvira de kabwira abantu burimo nkeka burimo harimo Uburundi bukeneye ko Uvira iba icyanya cyabwo nkuko reka urugero naba muri Sudani y'Amajyepfo yabaye created by Uganda nge navuga ko ari Uganda bigize muri hari n'ubu ngo uzarebe Uganda bikira hafi aho birekereje Uganda ni pare w'abantu zaba Salva Kiir n'abandi bose kugira ngo Sudani y'Amajyepfo ho nuko Uganda bigize mu ruhare uburyo guhosha imiryango uko bapfa namoko arwana hano muri Uvira Uburundi bubaye bugize akantu kameze nk'ako muri Sudani Uburundi bwaba bugiye kubaho neza ariko Uburundi ni butakaza Uvira bugatakaza igice cyegera Uvira Uburundi buzaba bugiye mu manga izamara n'imyaka myinshi budashobora kuba izabigiye mu icupa hanyuma ikindi Ububirigi uyu munsi none mu bigaragara bwagiye out ya ntuza y'iki cyanya cya Eastern DRC ahisanzwe ihahira yego kugira nibura agaposition bashobora gusigarana muri Uvira nk'aka ngo tuvuge nka point strategy bashobora gusiga cyangwa se military base gutuma komeza akaboko kabo gakomeza kuba kari kurara amaminere ya kuko bafite Uvira na Mwenga na Karimi nkuko bivuga na Fizi baba bashobora no kugaruka gutera ibitero kuri metro birashoboka ko bafite uburyo so bivuze ngo hano Ubirigi bushobora kujyamo imbaraga kugira ngo gumane babice Tanzania nayo uko ikora kuri Karemi irabikeneye Surva ngo hano harimo ibintu ndabonamo Tanzania ndabonamo Burundi ndabonamo Ubirigi na Kinshasa Kinshasa bashaka kubyemera
wisiga behind FDLR scene. rero kuko FDLR nayo hariya irimo irarwana itirwanira ifite ikibazo gikomeye cyane sinzi nimba FDLR yagiye Burundi gushyira akaguru ku kandi ibizi neza ko ririya ni mu icupa isa ku isa bagusangamo bakaguhandura iramutse igiye mu icupa FDLR irabigiye. Okay. So hano rero FDLR yagiye Burundi igarutse mu yindi sura yishe muri izi mayimayi za Yakutumba n'izi zindi za biroza bishambuke n'izo rundi ruhande waruvuze tu M23 niba ari game bo niba ariyo yatangije umukino it's okay. Niba itabirimo irakora. Niba ari umukino wayo umukino uraryoshye rwose. Naho nimba itariyo sasa. Niba itariyo ni challenge. Ubwo nicyo ushaka gusubiza. Challenge ya mbere mbona. M23 ishobora kuza kwisanga kozi bari abatipe kozi yabo kuko ikintu cya mbere baragikomeye mu ntambara ni kozi. Ikiri kurwanira. Ishobora gusanga Wazalendo uyu munsi igiye kugira kozi noneho. Unitonde speech zabo zatangiye kujya mu baturage mu mirongo myiza y'abaturage nabonye ijambo umwe mu general ntibuka abazina yavuze ngo ari kubwira abaturage ati mwebwe mwatangiye kuzamura ibakure y'ubugari ati mugabanye bango bagiye mu mirongo myiza y'abaturage. Abaturage bagomba kuboneza. Ati urumva bagiye muri côté politique none bavuye mu bintu byo kunyanyasa no kujya guteba barimo bata abaturage bagomba bone tukabarinda. Urumva rero bagiye kugira uruvugiro batagira bajye reporting ati nakwa kunemva turi kibirwanira yereka abantu ati turashaka ko abantu bareka kwiba turashaka abantu bareka ibi nibi ubabuzi nibindi Umuzalendo nawe yabyinjemo hariya ikwereka ikibazo kiri serious cyane. So nukuvuga ngo icyambere kirimo hano biragaragara ko Wazalendo na FDLR n'abarundi n'abandi coalition muri rusange ifite ibindi bihugu ushaka kwizima ko why not ushaka kumbwira ngo America USA and Qatar barimo barapushinga abandi out barimo barabajyana hanze no bakeneye kugira rero indi side bashobora kujyaho. Nge nuko mbibona niba uri kukuramo ububirigi bakuramo mu China bakuramo iki why badashobora kunyura mu nindi hypothèse ndi kugira why badashobora kunyura hariya. Hanyuma KD kuri China zayi mu metro niba atari yo yatangije no mukino uri muri Buvira uyu mukino cyangwa se kaba yaratangijwe wahindutse uyu mukino urayibabyarira amazi n'izo nicyo je kubwira ngo Abazalendo babonye koze bahuriraho ishobora gutuma M23 iba challenge iba challenge cyane ko mu byirwanira arimo guharanira ko umuturage wa Kongo agira abaho nk'umuturage nyine ufite amahoro ubayeho nkuko yakabayabaho. Muzalendo hari yaravuga ati natwe hano tuzarinda abaturage bacu tuzabarinda ibintu kugeza ubu ngubu Muzalendo gufunga umupaka bikemera nta nubwo akiri kuvuga ngo Gasita ngo n'umututsi cyangwa ibyo babiretse bahindura ururimi. Gasita ikindi twavuga kuri Gasita uyu Gasita ni komandajwe ubwo agomba kuba ari titireri we yakoze iki kikwereka ko aba bana nabo bagasita nakubwiye ni tugitangira niho bashobora ko hari cyo bazi kuri uyu mukino uri gukinwa muri ya Uvira ndani none nagera kuri force z'abarundi ibihumbi 10 hafi 20 biri muri kariya karere zibereye ngiyo ziri pose ori ibihumbi byizi ngabo biroroshye cyane kuza gukemura ikibazo kirano muri Uvira nibashaka ko kikoze nashaka no kumenya ibyo ari byo niwitegereza amashusho ari kuva hariya nubaza imbone ziri hariya nta musaka yo murundi ukende kumenya n'ibyo ari byo. FRDC ibaze ko wabonye abantu bari muri ya mukutano mu gitondo bagiye gutangira rugendo ni benshi cyane bashoboka bari mu bihumbi. So ikikwereka ko hari umukino uri gukinirwa hariya uri politique ariko no kuri côté militaire hari byateguwe harimo nk'izo FDLR zamaze kuba zambara imwambaro wa mayimayi zitandukanye zirimo nizo zo kwa amri ya Kongo. Harimo n'abaturage harimo FDLR ziri kujya kwigaragambya zigize abaturage. So cyo nshaka kuvuga ngo M23 hangaha yahategewe. Kandi reka nkubwire gudinda gufata umujyi wa Uvira kwa M23 bizayibera challenge kuko Abazalendo already bari bakriye abaturage baje imbere ya flow. M23 urafata urajya mu mujyi wa Uvira ute urajya kwica abaturage kuko Abazalendo bagebutsemo abaturage cyane. Ntuza ubu FDC ni guhangana nabo bari kwishinja kuri kwica abaturage. FDL hindutse abaturage imbonera kuzanduza abaturage. What will you do? Urakora iki? M23 hano hari gomba kwitonda cyane. Hari umutego kedi kuko urebye neza kuko reka wenda tugenda tureba. Ubwo nagiye negeranye utuntu twimboni zagiye zivuga. Kedi bibuka ko ari kwa gataho ng'abanyamurenge bo muri Uvira bashaka ko bandikiye Kinshasa. Babandikiye ariko nubundi se Kinshasa kariyo ugeze ubona ibintu Kinshasa ari kiri kubivugaho se ari kugufunga umupaka ari kwica abaturage ari ukuhagarara kubuzima mu mujyi wa Bukavu urabona Kinshasa umujyi wa Uvira urabona Kinshasa ari kintu kene kubivugaho even ni Burundi nk'abantu bafite ijambo rene muri kara karere nta muntu ukeneye kuvuga
none uruhande ahagazeho cyangwa se ko ibintu bikwiye kuba bimera bose barumye gihwa n'umuzarendo nyine wabaye independent. Yego umuzarendo wa independent. Icyo nshaka kuvuga cyambere ni Kedi, icyo nshaka kuvuga urabona abanyamurenge barababwiye ko batagomba kujya kuvoma amazi ku mavomo yo mu mujyi wa Uvira. Barajya kuvoma bate ko babwiye ngo bajye kuvoma iwabo mu Rwanda? Imagine hariya buriya iyi community y'abanyamurenge iri no mu kaga, iri no mu byago sana ku muntu uri muri Uvira, kuko ubu tuvugana banabimenye abo bantu muri kubona ngo nabazarendo izo ngizo ni FDLR. Ndebera nk'uyu muturage yambaye inkweto n'umugore reba imbunda na Kakarashnikov kumana yagiye ko giye kidarumiwe. Ndebera Kedi yapano mu muhanda nta n'undi muntu n'ingutiya aya n'ingutiya niwe yambaye igitenge bitu binaharibika ibintu byarazambye kabisa. So yego Kedi wakomeza. So nibyo navugaga nti aba bantu iyi community y'abanyamurenge iri mu kaga kubera ko already muri kumva abantu bari kwa amuri ya kutumba. Uyu niwe batanzeho urugero, ntabwo muzi kuko mayimaye zirimo hariya ntiwanazibarura, bazarendo barimo hariya ntiwana bakategoriza ngo uzabasoze. Hari n'izindi ziba ziri kuvuka utamenya ngo ni izande, abonye ko umuntu wese arabyuka mu gitondo ngo ni generale ntumenya ngo yakoreye recruitment hehe. So izi FDLR nizo zigofata ijambo kuri iyi community y'abanyamurenge hari. Bisobanuye iki? Anytime nibareka izi wazarendo zigakomeza kwikarakasa hariya zigafata pouvoir mu biganza nkuko bari kuvuga kari Republika. Yego barakubwira ko ngo mu moko ngija 40 ngo ari hariya ngo nta munyamurenge urimo, nabo babidekara ejo bundi barimo babivuga. Bishatse kuvuga ko nyine ushobora gushiduka bishwe cyangwa se bakamenenganishwa. Yego sho no kwari n'umutwe wa mbere bakeretinze muri wo kujya gute kwikiza abanyamurenge. So Kedi icyo umuntu ashobora kwibaza ahangaha urabona ko yego urabona ko none ikindi kintu kirimo challenge ibintu yo kuvuga ngo abarundi ntaho bari, abarundi bakomeje intambara. Uyu munsi ejo bateye M23 n'umunsi bateye M23 n'amadrone n'ibiki n'amadrone. Ikindi intambara irakomeje mu bice bya Warikare. Nanabonye ndetse baretse urebe ibyo leta iri kuvuga. Kedi reka turebe nabuze mbireba hano nabuze mbireba uko bimeze. Uwitwa Micombero mukanya yakojeje baba munuza aravuga ngo kaba muri we narandika aravuga ko ngo ibi iri kubera muri Uvira M23 yabiprofise igakora advancing Roni Micombero ngo ndetse igeramiye umujyi wa nuza wa Pinga yakoze advancing advancinze muri Warikare irongera advancing muri Uvira. Turaza kugaruka ku by'urugamba rwa Warikare ubona ko narwo Pinga muganira geramiwe ahitwa za Kinyana ahitwa za Bibwe na hano hari imiriputi ikaze cyane na hano bikaze. So reka ndewe nda ibyo umwe mu mboni zanjye yambwiye uri hariya muri Uvira. Yego Kedi tureba uko ibintu bimeze. Umwe yambwiye ati yambwira ko nyine yakoze investigation yiwe muri Uvira asanga ibintu byo kuvanga Burundi bari gupuringa ari rumazi. Atahubwo uyu munsi mu myigaragambyo ambwira ko hamaze gupfa abantu 5. Noneho ikindi arambwira ngo Abarundi bari naco ke turebe undi hano uko tuba dufite imboni nyinshi Kedi. Yambwiye ko rero hano icyambere Abarundi bari mu misozi bo bategereje mu 23. Nibyo nakubwiraga nti izi ngabo koko Uvira umujyi muto uri muto utagiranye n'Igoma wananiranye gute ku buryo gustabiliza abaturage gukarumiza wazarendo kuzikoresha umukutano erega nagavana polisi nta nuwamenya ngo ari hehe. Woro nibwo yakaba yagaragara tukamubona wenda yaje gukarumiza wazarendo n'ibiki byose nimba batabiri inyuma. Ubona ko reki ni ikintu cyateguwe neza cyane. Abanyepolitike b'i Burundi abanyepolitike b'i Kinshasa bazi ikiri kujya mbere hariya bwana Meke bo bazi ikigo ikijya mbere. Kedi urebye neza ibiri kuba hano ngiye nabonye ko harimo uburyo harimo side ya mbere kandi uburyo nabibonyemo harimo plan ya intelligence y'igisirikare cy'u Burundi na wazarendo ndetse na FARDC cyangwa se harimo plan ya M23 yakoze insurgency. Ibintu ndabibonamo bibiri. Niba umwe muri abatarimo Kedi niba ubugisirikare cy'u Burundi na FARDC batarimo probability nini tuyishire kuri government ubwo no kuvuga coalition kubera ko biba yari M23 yateje iri gukora insurgency mu hariya twakabaye tubona amatangazo y'abapurusi tukabona amatangazo ari kuva ikinshasa asaba
umuhungu umwe wa Wazalendo tubone mukutano wa FARDC na Wazalendo wahuye bari kwiyunga, uzi ko bakunda kwiyunga cyane nka muri Goma ajya kubibona cyo umwami yatumiraga abaviongozi cyane muri Wazalendo abarwanye bakajya kubunga byabona ngombwa bakama amafaranga hana ntago ariko bimeze. Urabona ko probability nini iraba ku mugambi wa Everest Ndayishimiye, umugambi wa Kayumba Nyamwasa, umugambi wa waba ba Muniga Ntama uko gukereya ikintu kitwa ko nacyo kiri kurwana ko ari abakongomani nyirizina babona ukuntu babacarenjinga twirwa na M23 muri karakarere. So M23 nayo yabikora nibyo, ariko urwego rwo kona ibintu biriho urebe nk'ama speech yavugiwe hariya kuri email kuri arabari bateraniye. Yego, Abazalendo barakubwira ibintu biri politiki ibintu biri politiki ibintu byiza y'abaturage bakabwira gukora marche pacifique yo kwamagana umuntu umwe, oro bakabavuga bati enemy ntabarangaze nibi turashaka umuntu warasiyahana ntibakene no kuvuga ku muntu warasiyaho ngaho ntago bakeneye kubivuga reka ubona ko ari ibintu biri bya planinzwe. Iki kintu rero mu by'ukuri tugomba kugikurikirana, ariko bikaba ihurizo rikomeye mu gihe cyafata kure mu 26 bwana Messi mu gihe cyakomera ni ihurizo. Kino kintu uko jewe reka mbwire ko uko cyatangiye cyagiye gihinduka kiba ikindi kirahindura isura, kiraharibika, kikaba umukino ukagenda ukundi. Urebye neza ibiri kuba hano nibyo ntabwo nti niba MV atari insurgency zayo 23 uno mukino wahituba challenged uradi tuba challenge bimbogamizi kuri nde kuri M23 niba kandi nayo atari plan atari insurgency za leta y'u Burundi na Kinshasa coalition muri rusange nabwo biraba ari ibyago kuri bo kuko waba ukoze wese yabaze no kuzarangira cyane kuko wateze mu mutegwa nazo ko bizarangira mu byukuri umukino uri muri Uvira nubwo kuko rwose abantu baragiye kure drone zacu ziri Uvira ariko ikizwi cyo nuko yakutumba ari umwe mu bantu ba hafi ba president w'u Burundi sibyo niwe muntu uyoboye ikimenye nuko na famille iri i Burundi. Ikindi tuvuga nuko umupaka nk'uriya mupaka wabunagana na Uganda ufungurwa abonye kuno Kinshasa yasakuje ariko akavimvira urafungwa Kinshasa igaceceka. Yego, wambwira gute kari insani Burundi buyoboye Uvira nibyo navuze ntibibaye koko kanongera mbivuga be atari umukino wa w'u Burundi. Uburundi bwa bugaragaje intege zo kutarinda uyu mujyi yabishobora ko n'Uburundi bwafatwa mu gihe gito. Nico mvuga abarundi bakaba badefanda izina ryabo nimba koko nta kaboko bafite muri aka kaduruvayo kari hariya muri uriya mujyi wa Uvira kugeza ubwo abantu bidekara rwose ko bashizeho guverinema bakakwereka ba premier ministre bakakwereka chef de ba komanda b'ingabo b'igisirikare ubona ko ari ibintu nyine bateguye. Gusa ibiri kuvuga byo reka turebe abantu bumve ino guverinoma yigize hanyuma kidite tujya muri mu miripoko tujya muri mu ntambara bakubwira ko ibiri kuba zembirebe neza guverinoma iri kugaragara yashyizweho. Baravuga ko guverinoma ngo ni Etat Republique du Uvira ku itariki 7 z'ukwa 9 2025 ku munsi w'ejo ifite n'ikirangantego rwose. Bavuga ko president de la Republique Amuri William Yakutumba uko byenda ko twavugaga uyu rero rwose ni president kuko nubundi shuro nyinshi uyu mugabo twagiye tumukora ibiganiro byinshi Mr Meki yagiye mu nama hariya kwa president Neva hari nama bajyaga bakora nijoro ngira ngo uretse kuba president afite office muri Gitega ariko afite n'izindi office hano hafi muri Bujumbura hafi cyane n'umupaka yabaga ababagabo hari gihe bahuraga bagakora amanama y'ijoro kandi ugasanga ni ibikundi birimo n'aba leader bakuru bo muri FDLR. Niyo mpamvu ibi bintu ubona ko byapanzwe. Yego, bakavuga ko witwa premier ministre ari Rumatera Ehota chef d'état major René Itongwa bakavuga ko ajwe ugomba kongereza chef d'état major Ngoma Nzito wo muri Fizi hakaza commandant des opérations General Makanaki commandant province General Mayere. Ibi nibyo bari gupropose nibyo bari gupropose ariko ku rundi ruhande ukabona ko nk'aba bantu nubwo babaye presentable kare bagomba kuyobora kara karere cyangwa se republika yabo bamaze guporopoza ubona ko nukwitega na investigation ubutase bwa M23 bwa FC bugakora cyane byanga byakunda agomba kuba hagomba kuzajya haba hari officier w'umuzarendo ariko ari na officier
swati wa FDLR cyangwa se wo Murundi uri kubabwira ati kora ibi ariko undi akaba ari maonyesho ibyo bintu. Gusa urebye neza muri Metro nayo bisa nkaho iri maso cyane hari irareba niyo mpamvu twavuze muri sejeti nyamara Uvira ku isane M23 ubaje neza mu mujyi wagomba kugira ko abasirikare bese abayobozi bakuru benshi bari kuri floor, bagiye kuri floor. Ubwo no muri Uvira bariyo muri axe ya Uvira, uvango axe ya Uvira na pingi byose abakongomani bavuga. Kedereka wenda turaza kureba ingaruka z'iki kintu nyuma, turazira ku baturage tureni no muri rusange gatwaye tugiye ku muriro muri poko twihuse. Mico mbere ati kuba umujyi wa Uvira mu bihe bikomeye nginyashyamba za Metro zifashishije kino kibazo kugira ngo zishimangire imyanya yazo yo kujya imbere, zirimo zirigira imbere. Metro ngo ya advances ya Warikare muri yegera Warikare ndetse na Uvira. Abaka makuru menshi ngo atangaza ko Metro ikomeza imyanya yayo imbere yegera Pinga ndetse na Uvira. Bivango uko baryana byaye ngo vita vya Panzi chakura kwa kunguru, chakura kwa kunguru. Ngira ngo urabibona ko nko muri Pinga noneho wenda nkomeje kaze nka gusomera kano kantu tujyayo ngo umujyi wa Pinga uri mu karere ka Warikare ngo majyaruguru ya Kivu ngo biteye impungenge kubera ko ngo umutekano n'inzego z'ibanze ngo zimaze ibyumweru birenga zitangaza ko hakomeje gushimangira ibirindiro bya Metro bigenda byegera imidugudu myinshi yikije ino Pinga. Pinga buriya tushaka kubona baranga Uvira Pinga ikagenda Makenga ati tuzongera gukora inama hehe, tuzongera gukora inama Kindu tuyikorera Kisangani Karemi na Karemi zavuyemo tushaka kunyura Warikare ikagera Karemi ikagera Kisangani cyane byose birashoboka. Tushaka kunyura ntuza Uvira ikagera Karemi Kindu na Kisangani. Hari umutara muri Burundi dukunda cyane arambwiye ngo utere yambo ayirampamagaye ngo tuyage nasanga ndi kuri kamera nyane ndi kuri kamera ndi kumwe na Kayiranga ati musuhuze cyane mubwira uti komera cyane rwose mwenyewe intashyo rwose tayari. Nanjye ndabaramukije abanywanyi bacu abarundi muri imfura cyane turabakunda rwose twedi baradukunda cyane. Rero ngo nkuko uyu Micombera avuga ko makuru yabajije ngo abarimo bategetsi barimo hariya cyane cyane nko muri Mpeti Katobo Ihura ngo na Iteya ngo no muri Kisimba ngo bafite bakuvuga ko Metro ifite intego ibi bice byose mve turifite ifite intego yo kugaba umujyi kutera yaranari force inzu tuduce kuva mu minsi nk'itatu ishize yongeremwe abasirikare. Yego ngigomba kujya mu mujyi wa Pinga babo mu itsinda ngo aba baturanye bo muri Ikobo mu nzira igana mu mujyi wa Kisangani ngo bikorwa byabo nabyo byavuzwe bakuvuga ko urumva iravaza bukumbirwa Rusamambu ngo myitozo igamije kuzenguruka umujyi. Ikindi nuko ibi bitero biri muri axe uri kuvuga ya Pinga ngo ni Warikare urabona ko mu 23 iri muri offensive none nagiri ku defend iri noneho kandi iri kwihuta cyane. Murugera ku munsi w'ejo barashe bibwe mu masaha y'isa 4 Ibatombe nubwo mu gitondo numvise ko enemy yari yagarutse ariko bakamusubizayo ariko bari barenze bibwe already bageze ahitwa Macumbi. Ubu kumanywa amakuru yavugaga ko bari kurwanira hitwa Kinyana, aka gace ka Kinyana n'abantu bazi kara gace cyangwa se bazi Masisi banahakomoka na gace kabaye Indiri niwumva Indiri abitwa bayinyasuru kumureba General Toproclame abitwa Jamari nabo mu cyama kimwe nubwo inyasare buvugwa cyane ariko ba mu cyama kimwe abitwa bambiteze FDLR Karefi iri hari mu Ndiri ku buryo kujya gusenya ibiniro bya FDLR bya Kinyana ngira ngo bikomeye kujya kuruta kujya kurasa Pinga ubwo Pinga bari turabazi ni 34e region militaire n'ubundi yakubitiwe hano muri Goma ariko izi FDLR zari gize akara kajya muri Kinyana n'ahazabibwe mekera no gwe kwarwanira ari ibishyamba imiterere yaho iragoye cyane. Wavuga ko M23 byanga byakundira shaka Pinga kuko ibi byerekezo byose nibyo kujya muri Pinga indani. Pinga iragenda Pinga iragenda Uvira iragenda Karemi Kisangani niba umugabe ngabo yarabivuze ibyo turabibwira Amakenga ibyo avuga no sindi bamuvuguruza ibyo yavuze nese General arajajwa General ngo abafite ibisubizo mu mazi nabibwe na Fande Bora ubwo ko General bivuze kugira igisubizo cyose mu mazi ku butaka nibyo twashinjaga bagasiterega mwabuze ibisubizo gute cyaba bazarenda uyu muzani ushobora kuvuga uti noneho ubwo mwanze kumva itegeko rya ngiye kukurasa kandi muzani ntago yarwana amasaha 2 kibukweri kuko yagiye kurwana n'ubundi nimwe yakagaminisyo turabize FARDC nyuma muri nyuma aho mudashoboye mukama amasasa akajya kurasa ibyarasa akagaruka niyo yarasa mu kirere ariko nimwe mu supporting uribaza rero General wabuze igisubizo imbere y'umuzarendo afite minisio afite ibifaru tubyongereho
ubona ko nibyo ni mpamvu rwanda n'aba bagasita ubwabo bafite ikibazo bagomba ko bazi umukino barimo hariya bari problem abo nk'uko amakuru abitangaza ko inyeshyamba za Mbetura ngo zakora inama hitwa Birombi ngo zitegeka abaturage kuva muri kano gace bategeka Birombiri oya ntago ari Birombiri kaze Birombi katurebe ni Birombi zitegeka abaturage ngo kuva muri no zone mu buryo bw'agateganyo kuko bagiye kwakora operation ngo kubera iki bagomba kwashyira imbunda nini sigomba kurasa heye imbunda nini ngo zizaba ziri impeti ndetse no mu bice bihegereye zigomba kurasa nyine muri pingi indani impeti bakubwira ko nta birometero byinshi birimo kuko yaranaharenze kwanza yageze Birombiri igera Teya igera Buraya already n'utuntu habarimo nk'ibirometero 7-8 gutyo kugira ngo ire muri pingi indani nanone ejo bitewe n'urugamba rwa bibwe bitewe n'urugamba rwa Macumbi bakubita birukaniza FDLR ejo umumotari wese wari muri Warikare utwo duce twa pinga n'ahandi yiri wari gukora imirimo y'agatonambwene y'ubuntu akorera nde Mbetura koalisiyo mu kudeparasa abagore n'abana n'ubanga abagore n'abana muri pinga bari guhungira ejo umunsi nta bahunze kuko bareba bahungisha babonaga ko pinga ishobora kuba iri bubetombe uyu munsi ejo rero nibyo biriwemo navuganye n'umumotari wanjye baborokeyeyo arambye ati hano ibintu byazambye ndi gutwara abantu 4 kandi sindi kwishyurwa bari kujya Rubuto ukabagezayo uze ko bari gusanga Mbetura n'undahire noneho bavuga ngo bakuba ko umutumwe yavuze ko barabizi kinyeshyamba ngo zakomeje umurongo w'urugamba muri Bukonde zishaka guca ngo mu Musanga kugira ngo zifate umujyi wa Pinga ngo bamaze gutega imenyeshyamba zategwa ibintu byose bati rero turabwira inzego zacu kuko dushaka ko hagira ntago dushaka ko hagira umuntu ugira gute uva ko tutatanze amakuru uvanga ngo n'umuntu uri kubona ari micombero umutegetsi umwe ngo muri karagaca bati twe tubaye amakuru Fardes muzaturenganya bigiye kuba nka bya bindi Kibumba Mbetura bagikora deployment za ndite n'ahandi na za Karenga ba chef de babita ngo ikidi habaye ibintu b'abashefu benshi cyane kumva ngo notable ngo chef de localité kumva ngo umuyobozi wa société civile akavuga ati twabonye bari kuri forcinga ataba no muri Goma tubaye dutanze impuruza hanyuma Micombe akajya ati kandi muri bwi byose bivuga umuyobozi w'ingabo General Major Sultan Makenga umuyobozi w'ingabo z'inyeshyamba yavuze ko inama itaha politike ya gisirikare izabera ya FC izabera Kisangani Karemi cyangwa mu mujyi wa Kindu yabitsemo bwoba hano yabatayemo iki kompra bimeze gute turahiye bari kureba ati muri Kindu ni ya province ati atahubwo ninde ugiye gukubitirwa bwa mbere bishoboka ati ado yaramutse aje hano Kindu yamenera bari nuvuga atahubwo reka mbe nigendeye ijambo yavuze rigomba kuba riri gutuma bakora inama za buri kanya yabacaranyikishije ari nuvuga ati yewe mube mu Hayikibari ndarwaye bari gusubiramo bagasoma ati Kindu Karemi ati Kisangani ati ni he bakareba kaza nende uri Kisangani afande nawe wabahemukiye rwose yo wicecekera yabajugunyemo ikintu gituma bose bari bavuga bitekerezaho ubu bameze nk'abagiye gusurwa urumva rero ibyo birashimangira hano muri Goma ngira ngo habaga witwa Mambo Kawaii Kedi kuri guserebura uramanuka Uvira urajya Uvira ndakurahiye abatari nkunga amapenalty bitumanuke urajya Uvira rwose waye amakuru se inkuru ishimishije itumye ukubira agatoki hejuru ngiye kumanuka Kedi Oya niba gukora mu karakajaga M23 nibyo turi kubabwira hano mudafatiranye no mujyi wa Uvira imigambi mu Rundi yateguye imigambi uwitwa n'indu yunguye uhoze mu Rwanda Kayumba Nyamwasa abangaba bamuniga ntama imigambi mibi bufiriza abanyamurenge hari murasanga byamaze kudogera Mbetura mu nzira ijya gutabara rwose aho ngaho ni sawa nababwiye ariko tugomba guherekeza Burundi ndaje mbaze imboni yanjye kambaze Iva n'abadukupe mbaze imboni neza sibyo Iva yes Kedi yes ibyo byose nuko bimeze Vitu vinaharibika sana axe ya Pinga axe ya Uvira ariko na Rubero burejo uretse umuganda yabyivanzemo hari hagiye gushya so mwipinga rero barakubwira ko witwa General Autoproclamé Nyeganyega ndetse na General Autoproclamé Inyase twavugaga ngo bakubitiwe bazingiwe ahantu bita Kinyana ku buryo bashobora gushiduka banafashwa ari bazima ubwo ariko no gutegereza tukareba kuko ntibakavukira nyiri cya Inyase
uyu mujenerali tuproclame uramuzi uramuka Kibarizo yego barakubwira ko rwose hariya ni havuka ariko kandi bakakubwira ko nanone mu rugamba rw'uyu munsi bagotewe mu gace runaka bishobora kuba byanabagoye kuba bagasohokamo uvuga ngo Inyasi na Nyeganyega nawe arazwi cyane muri Masisi bose bagotewe mu gace ka Kinyana ariko ntabwo barafatwa kuko Kinyana ni mu matware ya FDLR bivuze ko bagomba guhunga bagira gute bagana ibyo yose igihe bavaga muri za handi bahita gute barwanaga kuva muri za Ruki muri Gatoyi bayerekeze Kinyana cyane ubu naho aracyari muri Gatoyi hari ntago ari muri Gatoyi ahubwo dore uyu Inyasi urabizi ko yabaye cyane muri Masisi aba cyane muri za Kicanga nizo za Kibarizo gusubiza inyuma iyo za Gatsiru iyo za Jitene niyo yabaga ari cooperating hamwe n'abitwa ba Gwido Gwido rero yakwe make Karenge hakiri kare niyo za Karembe amanuka muri Pingi ndani Inyasi baguma muri iriya area nk'uko umva Domi abari muri Bukombo cyane ahisirisima nk'ahantu yavukiye aba nabo rero uyu nawe yabagariya muri kariya gace ka Kinyana nk'umuntu wahavukiye ufite protection y'abasivile bamwumva bagomba kumuha amakuru itabe yambone se nubwo ntabishye bikamera biho mwitabe rwose twumva uko bimeze yes oui nta avance yabayeho wa hano kujya mu birindiro oya ntabwo hari umuntu turi kumwe ahise ahamagara umuntu uri indani kuri muze hirya nyine kuri pro Gatogota yavuze rwose ko nta avance yabaye okay sawa twakomeza Kedi yego so urumva rero ntabwo urugamba rw'umunsi rurarangira barakubwira ko n'ubu ngubu hakiri kumvikana imizinga cyangwa se za mbonda ziremereye muri kariya gace ka Kinyana ariko destination ni Pinga urebye neza Kedi twasoza tuvuga ko M23 igeramiye cyangwa se isumbirije umujyi wa Pinga irawufata vuba according to General Makenga umugabe za AFC M23 Kisangani kuko twagiye tubivuga Kedi siko twaba Kisangani Karemi Warikare biri mu mazi abiri ikindi Pinga irakenewe cyane kubera ira aerodrome already urumva impamvu gene nako ya makuru muri FARDC ejo bundi mvuga nti abantu muri FARDC barakubwira ko impamvu M23 iri kurwana cyangwa se iri gusya itanzitse muri no axe ya Mpeti Burayi na hano za Kibati werekera muri Pinga ari uko bakeneye aerodrome mwenyewe rero yaje ari Purati Kisangani Kindu Kalemi no ngo niba bafite aerodrome ya Pinga ari gusupplyinga negative ko ari gusupplyinga munition cyangwa se abasirikare ba deployinga yabafasha cyane mu gihe bashaka gukora operation muri Kisangani niyo mpamvu rero bagubona ko bashize muri ndukome cyane muri kara gace ka Pinga barakenera aerodrome uko byagenda kose Kedi hanyuma makuru amaze kuza muri ino myigaragambyo yabaye muri Uvira abantu 10 bamaze gupfa 16 bamaze gukomereka urumva ko bamuri kwiyongera Murundi arihe ushinzwe kurinda Uvira harimo abagore harimo n'abana wiyemeje kurinda Uvira n'agashinzwe so byagaragara ko Uvira rwose Uvira ni igipimo ku ngabo z'u Burundi ndetse na Burundi bwabo muri rusange ni igipimo ariko ubona ko ntago bashaka kwerekana ko babirimo bifashe nka UN ariko ntago turabizi ko bigize MONUSCO ariko ntago ari MONUSCO bakaba ya protecting population niba koko bagenzwa n'amahoro atari ubusambo atari ukwica abaturage b'inzira karengane atari gukingira ikibaba izi FDLR ziri gukora amarorerwa kuko ntago wambira ko ari umusivile wishe mugenzi we ibyanga byakunda izi FDLR zishyigikiwe na leta y'u Burundi CNDD-FDD ziri gukora bene ibingibi ziba zigize nyine ngo nabazarendo so twavuga ko rero ibintu bikomeje kujya gute guharibika ibintu bikomeje guhinduka umunota kundi twavuga ngo mugume kuri Bwiza TV kwa Mapendo TV aho hantu nabwira wowe ushobora kubona amakuru yize mu bisanzwe murabizi ukene kumva amakuru ubwo zaho ngaho ko ari habiri ahandi nujyayo ubwo nawe urabizi tuzabugiye kumva ibihuha ahandi uzamenya amakuru yanyayo nibaza ko ibintu byinshi mwatangarijwe kuri Bwiza mwabwiye kwa Mapendo TV mwarabibonye ibiri imbere tubabwira tubavunguriho ko tubivuga byose mwarabibonye mu minsi mike ndasubira kuri Furo na Kedi turajyana kandi tuha amakuru uramanukana twabwira ngo muhe inkunga Bwiza TV inkunga nta yindi dukeneye munition umusirikare ajya ku rugamba n'umunyamakuru ajya ku rugamba afite munition na amafaranga dukeneye yo kugira ngo tubone uburyo bwa transport tubone uburyo bwa internet irahenda Kedi irahendiye hariya muri Kongo y'ibiteye ubwoba
bivene n'amayinite birahenda hariya byo narabibonye ejo bundi rwose nazamutse niruka so ibi byose ni kimwe mu bikenewe uburyo rero mwataye inkunga yanyu kugira ngo tubashe kugezaho amakuru ni kuri telefone 0788 55 0788 niho wakoreza inkunga yawe ikatugeraho tugize gute tukabasha kuguha amakuru. Nyamuneka kugira ngo ubone amakuru nuko Bwiza TV uba wagize gute wagize uruhare. Kedi usara ikindi wongeraho? Ya reka tubashimire cyane ahubwo bakomeze bagume kuri Bwiza TV kuko situation irahinduka umunota ku wundi ibintu bikomere mugani w'abakomo. Ngayo nguko dushimire Iva uri kubanga bw'ibyuma shimira nawe Kedi wo kwitabira urabizi ko Bwiza baragukunda turagukunda Santima nawe dukurikira mwese turakunda barimo ba Alphonse ba Sike ba Desire Kagurura muzi mushuti wawe mwenyewe ndagusuje cyane Dr Jean Paul ni benshi ba Samba mwese abantu bose mubana natwe umunsi kundi Nyagasana bahe umugisha kandi abarebe neza bari bicyoroshye. Bye bye.